bakunze wo kumumba official turabashuhuje tubaye ikaze mu biganiro byacu. Dusuza abantu bose badukurikirana mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengero bwaryo. Dusuza abantu bose badukurikirana mu mujyi wa Kigali. Dusuza abantu bose badukurikira bari i Burundi. Dusuza abantu bose badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero twagarutse kuri Homemade. Nk'ibisanzwe ni programme twazaniye abakunzi bacu yo kubagezaho utuntu ushobora gukora uri mu rugo, nyamara dutwara amafaranga y'umurengera, ariko ukaba wadukora ku mafaranga make cyane ndetse ugasangira n'inshuti n'abavandimwe. Ushobora kubikora ugasangiza n'inshuti n'abavandimwe. Ariko si ibyo gusa, n'abandi bose bashaka gutangiza inganda nto, ibi biganiro byacu byabafasha. Ndagira ngo nkwibutse ko unyarukiye kuri YouTube channel zacu ebyiri, Mumba Official na Homemade Rwanda, cyangwa Homemade RW, inyuguti ya R n'inyuguti ya W. Wahasanga video zitandukanye. Twabakoreye video irimo gukora isabune ikomeye, isabune y'amazi, shampoo, après shampoo, eau de javel, bombo n'ibindi bitandukanye. Nk'uko mubizi rero, isi yagiye inyura mu bibazo bitandukanye cyangwa se mu byorezo bigiye bitandukanye. Kenshi na kenshi bashishikarizaga abaturage gukaraba intoki cyangwa se ugakoresha hand sanitizer cyangwa se wa muti wica udukoko. Mu gihe cyose wabaga hari aho bahuriye n'abantu mu nsengero, muri gare n'ahandi hatandukanye cyangwa se mu mamodoka atandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye gukorera hamwe hand sanitizer cyangwa se wa muti wica udukoko dutandukanye. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu mateta. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 82 80 20 Hand sanitizer nubwo yagiye ikoreshwa mu bihe by'ibyorezo, murabizi iminsi yashize turi muri Covid, haza amabaga, ubushita bw'inkende. Ibi ni ibyorezo bitandukanye byagiye byugariza isi, ariko hakifashishwa hand sanitizer. Rero kuri munsi wa none nubwo tugiye gukora sanitizer, ariko ubusanzwe ikoresha ahantu henshi hatandukanye. Turirinda ko ibyorezo byinshi byagaruka, ariko tugomba no gukoresha uyu muti kugira ngo twirinde mu buryo busanzwe. Iyo uzi ko hari ahantu hahuriye n'imyanda iki cyose cyangwa se n'uburwayi butandukanye, ukoresha hand sanitizer kugira ngo ubashe kwica udukoko, ubashe kugenda uri safe, intoki zawe ziri safe nta kibazo zifite. Kuri uyu munsi wa none rero nagira ngo dukore hamwe hand sanitizer. Ubusanzwe hand sanitizer cyangwa se umuti wica udukoko hashobora kuzamo ibyiciro bibiri. Uzabona hari ifashe n'ijya kumera nk'amazi. Ibikoresho turi bwifashishe, turifashisha ethanol. Nujya mu mafarumasi rwose uzayisangamo. Turifashisha ethanol mililitiro 150. Turifashisha glycerine mililitiro 30. Turifashisha hydrogen peroxide cyangwa se hydrogen peroxide mililitiro 15. Turifashisha amavuta aturuka ku bibonobono babyita castor oil, ariko ushobora gukoresha n'andi mavuta atandukanye aya ngaya udashoboye kuyabona. Ngiye kuko uyu munsi nayabonye, reka tuba ariyo dukoresha. Ni amavuta meza afasha mu kwica udukoko cyane. Ariko ushobora gukoresha amavuta ya elayo cyangwa se olive oil,
ushobora gukoresha amavuta atandukanye. Aha rero turakoresha castor oil cyangwa se amavuta aturuka ku bibonobono, njye nabashije kuyabona, mililitiro 20. Turakoresha nitrosol grama 40, impumuro mililitiro 5, amazi mililitiro 60. Nitrosol idufasha kongera viscosity cyangwa se kongera ireme kuntuze muri production iyo ariyo yose. Nimba urimo ukora hand sanitizer izagufasha kongeramo ireme. Ariko twebwe uyu munsi reka tuyihorere, tuze kwikorera, reka iyi nitrosol tuyihorere, twe kuyikoresha kugira ngo dukore hand sanitizer cyangwa se umuti wica udukoko udafashe, utari visque, udafashe. Ndashaka ko dukora umuti worohereye. Rero tudatinze, reka duhita twihuta n'uburyo kibikorwa. Turakoresha etanolu mililitiro 150, turakoresha glycerine mililitiro 30, turakoresha hydrogen peroxide cyangwa hydrogen peroxide mililitiro 15, turakoresha castor oil mililitiro 20, turakoresha impumuro mililitiro 5, turakoresha amazi mililitiro 60. Nitrosol yo tuyihorere kuko ntabwo dukeneye hand sanitizer ikomeye, dukeneye hand sanitizer yoroshya. Twihute, reka dufate etanolu. Nkuko mubibona, mbere y'ibindi byose urabanza ukambara ga, ukirinda. Wambara kwirinda kuko hano harimo produits ziri très dangereux cyangwa se ushobora kugukora ku mubiri zikaguteza ibibazo. Rero wambara kwambara ga. Urabona ko ndangije kuzambara. Warangiza ni ugufata etanolu. Ni ibintu byoroshye cyane. Hand sanitizer niyo yoroshye. Nimwe en fait nimwe ama produits yoroshye. Nkuko mwabonye uko bakora bombo ni produit yoroshye. Hand sanitizer ni produit yoroshye, nuko ugenda uvanga gusa. Etanolu reka dupime mililitiro 150. Yego, nkuko mubibona twamaze kuzipima. Tugiye kongeramo glycerine tuvange. Nifashisha aka kantu ndimo mvanga. Yego. Niyaranje nyine. Niyaranje. Nakoresha akaroso gasanzwe k'amenyo kugira ngo kafashe kuvanga. Urabizi ko ari plastique, ushaka plastique ugakoresha akantu gakoze mu giti, njye nifashishije uburoso bw'amenyo. Ibya bintu ushobora gusanga mu rugo rwose byoroshye. Hanyuma ubona ko namaze gushyiramo glycerine ndavanga mililitiro 30. Hanyuma niturangiza tumaze kuvanga neza, bimaze gufata, atawongeramo hydrogen peroxide cyangwa se peroxide. Hydrogen ubwo abantu batazi icyongereza bazavuga ngo iki. Muze kunyandikira muri comment. Hydrogen peroxide tuongeramo mililitiro 15 tuvange. Yego, reka tuvange. Hanyuma twihuse reka dushyire castor oil mililitiro 20 tuvange nanone. Yego, urabona ko namaze kuzipima, reka tuvange. Hanyuma impumuro, kenshi na kenshi impumuro ushaka wanayireka n'ubundi, ariko mu buryo kugira ngo ka hand sanitizer kawe kagira impumuro nziza, reka twongeremo agahumuro kugira ngo byibuza ibashe guhumura, ibashe kuzamo akantu gahumura. Hari hand sanitizer uzakaraba wumve isa nkaho inuka, kenshi na kenshi bafashe impumuro y'intuza ya alcohol. Ariko rakandi hand sanitizer uzakaraba wumve, donc uzakaraba wumve gasa nkaho harimo agahumuro keza. Njye nayo nkunda cyane zazihumura nka alcohol. Kenshi na kenshi uzagira ngo umuntu yanyweye inzoga cyangwa se yisize inzoga, kuko etanolu n'ubundi impumuro yayo yenda kumera nk'iy'inzoga. Ariko twereka dushyiremo agahumuro kugira ngo bize kumera neza. Yego, tuvange mililitiro 5, hanyuma na mililitiro 30 z'amazi tuvange. Bakunze kumva official nuko bakora hand sanitizer. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane, ntabwo ari ibintu bigoye, no kugenda uvanga ukavanga neza ukabona ko byafashe. Hanyuma reka tugerageze gushyira mu icupa ryacu, kugira ngo
iri cupa ubundi rigura byibuza amafaranga 600, ntago yarenga 600. Yego. Hanyuma umuti wawe uba uri tayari. Akantu k'ubwenge rero, ushobora kwibaza ngo ubundi ubusanzwe hand sanitizer yica gute microbe mu gihe byabaye ngombwa ko wafashe ahantu iri. Ahangaha hakoresha hand sanitizer ikoresha tekinike bita ngo ni hydrophobic effect. Murabizi neza abizeye amasiyanse, muzi neza ko virusi, igishishwa cy'inyuma cya virusi kigizwe n'amaripide n'amaproteine. Ayo maripide yareba muri forme yayo ubona ameze nk'afite umutwe n'amaguru. Igikomeye rero, umutwe wayo iyo uhuye n'amazi arimo isabune, babizi ko batubwira ko tugomba gukaraba amazi meza n'isabune, cyangwa se bigahura wenda na hand sanitizer, icyo gihe kiriya gishishwa cya virusi gihita kimatana cyangwa se kikamera nka sumaki ihuye n'icyuma. Hanyuma ayo maripide, igishishwa cyayo cy'inyuma gihita gishwanyagurika mu cyo bita hydrophobic effect. Donc kuriya gufatana hand sanitizer cyangwa se amazi arimo isabune bifatana n'amaripide itabinywana, hanyuma igishishwa cy'inyuma cya virusi kigahita gishwanyuka. Cyamara gushwanyuka rero virusi igahita ipfa. Hanyuma iyo ukikoze mu maso ntabwo virusi nta buzima iba igifite, iba yashwanyaguritse. Iyo effect bayita hydrophobic effect. Bakunze kumva official rero, reka dusoreza aha. Shimira kandi subscribe, like, comment, share. Shimira udahwema kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ubutaha tuzabagezaho uburyo ki dukora hand sanitizer kuri pourcentage zitandukanye. Murabizi byibuza, murabizi ko hand sanitizer kugira ngo ibashe kwica udukoko cyangwa virusi igomba kuba iri kuri pourcentage ya 65. Ariko ishobora no kuzamuka hejuru gato ikajya kuri 75. Ubutaha nzabigisha uburyo ki uzakora, donc igice cya kabiri nzabigisha uburyo ki uzakora hand sanitizer mu bipimo bigiye bitandukanye, kuri 65% cyangwa se 75%. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri izo nimero nimubona kuri screen yawe. Bakunze kumva official rero, reka dusoreza aha. Shimira udahwema kuduha ibitekerezo kuri iyo nimero kuri screen yawe. Izi nimero zacu ziba no kuri WhatsApp. Hasta la vista.